Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe nshuti muvandimwe ukurikirana ibiganiro nkugezaho kuri YouTube Icuriro TV. Niba ari ubwa mbere ugezeho gerageza ukore subscribe, like na share kandi bityo ukanda kunzogera kugira ngo ujye ukunda kubona inkuru zose uko tuzishyizeho. Imana yaremye ibintu byinshi cyane bitandukanye mu bihe bitandukanye, ndetse ituremeramo n'amafunguro ya buri munsi mu bimera twafungura, ibimera bitandukanye bidufasha mu kudutunga mu buzima bwa buri munsi, ariko kandi yaremye n'ibishobora gutuvura mu gihe twarwaye. Ibyo byose nibyo Imana yaturemeye kugira ngo tubashe kubaho muri iyi si. Abantu benshi bahanganye n'indwara zitandukanye, ariko mu ndwara abantu benshi cyane duhanganye nazo harimo n'indwara y'igifu. Nkuzaniye ikimera gikomeye cyane. Iki kimera ntukakibone ngo ukibone nk'ururabo cyangwa se umutako uri aho ngaho gusa, ahubwo uzumve neza ko ari zahabu cyangwa se ibuye ry'agaciro rikomeye cyane ufite mu rugo rwawe cyangwa se ufite mu bisambu ahantu hatandukanye wakibonye, kubera ko uyu ni umuti ukomeye cyane ndetse uvura indwara zitandukanye. Gusa muri izo ndwara zitandukanye uyu muti uvura ngiye kukubwiramo indwara y'igifu. Igifu ni indwara izahaza umuntu cyane ko igifu nacyo kibamwo amoko y'uburwayi atandukanye. Hari ibikunda kureba amagaze, ndetse bishobora igifu kiba cyarakobotse cyangwa se igifu, mbese igifu kikurira mu kameme cyangwa se munsi y'igituza ndetse n'ahandi, mbese igifu kibamwo amoko atandukanye. Hari icyakobotse, hari igifite amagaze menshi, hari icyacitse ibisebe, hari n'uburyo bwinshi cyane bw'igifu butandukanye. Ariko uyu ni umuti ukora kuri ubwo buryo butandukanye bw'ubwo burwayi bw'igifu. Iki kimera ni cyiza cyane kukifashisha ndetse kugikoresha mu gihe waba urwaye igifu, kuko cyakubera umuti ukomeye w'ubwo burwayi bwawe waba urwaye. Iki kimera biba bihagije ko ufata amababi 10 ukayakuramo umutobe wacyo nyine mwiza muri litiro y'amazi. Hanyuma biba bihagije ko uzajya ufataho agace k'akarahure mu gitondo, agace k'akarahure saa sita, agace k'akarahure nimugoroba. Nubwo ngo utaki iki kimera nkaba nkubwiye ubwiza bwacyo ndetse n'imbaraga zifite ku ndwara zitandukanye, ariko uyu munsi nkaba nkubwiye kubw'igifu. Iki kimera ntabwo wagikoresha cyonyine. Birahagije ko iki kimera kigendana n'agafu k'ikibuto cy'avoka ndetse n'ubuki mu gihe cyose waba uri kwivura igifu, kubera ko kiri bugufashe cyane kandi kikugereze ku byifuzo byawe kandi kigukize uburwayi bwawe bw'igifu burundu. Waba utura imibi, waba wuzurirana, waba icyuriye cyose inda igugara ikabyimba, waba uribwa mu gifu cyane, cyaba cyaracitse ibisebe, cyaba cyarakobotse, cyaba ari amagaze menshi gifite, iki kimera kirakuvura igifu neza. Mbese waba warabashije gukora subscribe, like na share, warakanze kunzogera, ndaguhaye ikaze. Bikore uyu munsi ukande kunzogera kugira ngo uzajye uhita ubona ubutumwa mu gihe dushyizeho inkuru nshyashya. Kora subscribe niba utari wayikora kugira ngo ubane natwe mu biganiro byose. Gerageza ukore share kugira ngo inkuru igere no ku bandi bantu. Ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza ibihe byiza. Ntukabure amata mu rugo rwawe ndetse n'abo kuyanywa, kandi ntukabure ibigega mu rugo rwawe. Iki kimera ntuzongere kukibona nk'ururabo ruraho, tangira ukibone nka all, tangira ukibone nka gold, tangira ukibone nk'ikintu cy'ingirakamaro cyane kandi nk'ubutunzi bukomeye cyane ufite mu rugo rwawe, kubera ko uyu ni umuti ukomeye cyane, ni umuti w'ingirakamaro, ni umuti w'agatangaza. Soma muri comment ya mbere urabonamo ibindi kimera kivura, ndetse niba ushaka kugira ibindi wansobanuza reba muri nimero iri kuri description y'iyi YouTube channel, urabonamo nimero yanjye, hanyuma unyandikire ugira ibindi wansobanuza. Ikindi reba kuri title nabwo urabonamo nimero yanjye, ugira ibindi wansobanuza. Amahoro y'Imana abo kuri wowe n'umuryango wawe, akazi keza kandi ugira ibihe byiza. Turi kumwe.